Amen. Esashimwe Asinahimbazwe. esashimwe yemwe ba esashimwe shaje bava kutekerezaho isabato nziza. Reka dushime Imana rero yakomeje kutubana uyu munsi wose, ikaba yakomeje kubana natwe. Ubundi mu gihe cy'Abaheburayo umuntu wajyaga imbere y'Uwiteka atiyejeje n'umutambyi mukuru bwe, iyo yajyaga ahera cyane atiyejejeho ibyaha bye nk'uko biboneka mu Baheburayo igice cya 5, ntiyitambire igitambo cy'uko nawe ari umunyantege nkeya, nawe yagwaga aho hantu. Nibyo? Niyo mpamvu rero kuba tugize amahirwe uyu mwanya tukaba turi kugenda twegereza amasaha yo kuva muri gahunda yo kuramya, twabishimira Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Twakomeje rero kugenda tuganira amagambo menshi turutse mu ijoro ryatambutse, tuganira iby'agakiza n'umutambyi ndetse n'itegeko ry'icyumweru, ukagera mu gitondo mu cyigisho twize na brother yatwigishije, brother Nasoni, n'ubundi ari nacyo tugiye gushaka uburyo tugisoza cy'isabato hano mwifuzwe byose, ndetse n'icyo twize muri gahunda yo kuramya cyavugaga isanduku mu ntambara. Ni ibintu ubona biri kugenda bihurirana kuko ariko buriya nubwo twavugaga isanduku mu ntambara tukabona yuko isanduku intambara iri kugenda inyagwa, ariko n'ubundi abantu buriya isanduku iri aparoma igaragara izatwarwa, ariko iyo mu bantu yaragiye mbere, kuko ikizatuma igaragara itwarwa ni uko mu bantu izaba ntayikirimo. Nibyo? Ni ukuvuga ngo rero nimba mu bantu bamwe Uwiteka yabwiye ngo nibandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo, nibuba butakirimo abantu nta kintu bagicungiraho, nimba umuntu adaheruka kujya ku meza y'imitsima, nimba umuntu adaheruka kujya ku gicaniro ku itereko cy'amatabaza, adaheruka gukaraba ibirenge n'ibitekerezo, adaheruka kurya umwana w'intama, nimba ari uko umuntu ateye agakomeza gucungira ku cyumba cyahera cyane ariko ahandi naho yanyuze, ngira ngo bimwe mu bintu bizibandwaho cyane muri uru rugamba ruheruka, ntabwo hazibandwa kuba abantu barahera cyane, ahubwo inzira banyuzemo kugira ngo bagere ahera cyane iyo nayo izibandwaho. Inama rero buriya umuntu aramutse azi ko atigeze anyura mu irembo kugira ngo agere ahera cyane, yasubirirayo aho yuririye akajya gutangira kongera kurira agacengera inzira bikigendwa. Ngira ngo nibyo byaba byiza dukurikije ingaruka twakomeje kubona zizagira ku muntu utaragenze inzira nk'uko igendwa, azagira akaga gateye ubwoba. Mbese nibyo? Ubwo rero Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Muri iki gihe cyacu dufite ubutumwa bwa Marika 3 ngira ngo tugiye kurebaho, ariko mu mucyo w'iki cyigisho cy'isabato. Ariko nanjye ndifuza ko nanjye naririmba indirimbo, bitewe nuko nakomeje kubona abantu banyura imbere hano baririmba, korali zitambuka zihimbaza Imana. Nanjye numva hari indirimbo naheruka kuririmba kandi numva nifuje kuyiririmba. Uriya muririmbyi ariko Imana imuhe umugisha, iriya impano ye mukomeze muyikurikirane, bizarushaho kugenda neza. Ndaririmba indirimbo nziza tugiye kuzaririmba, ubwo umwami w'ijuru n'iy'isi azaba agarutse. Hari indirimbo nziza tugiye kuzaririmba, ubwo umwami wacu Kristo Yesu azaba atungutse. Nzavuga ni karibu Yesu, ngwino mwami kamba ryiza, ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Ni karibu Yesu, ngwino mwami kamba ryiza, ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Imiryango y'Abisirayeli yashyizweho ikimenyetso, abo mu muryango wa
Yuda n'inzovu n'ibihumbi bibiri, abo mu muryango wa Rubeni n'inzovu n'ibihumbi bibiri, abo mu muryango wa Gadi n'inzovu n'ibihumbi bibiri. Iyo miryango cumi n'ibiri ab'Umukiza yatoranije, abatoranije umwe mu moko yose y'abatuye isi, abo nibo bazazamu rw'Umukiza ubwo azaba agarutse kwima ingoma ye y'ubwami bwe, azatsembaho ibibi bishireho. Nzavuga ni karibu Yesu, ngwino mwami, kamba ryiza ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Ni karibu Yesu, ngwino mwami, kamba ryiza ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Imana yacu ni nziza, ibihe byose izahana abanyabyaha, ibakureho ubushobozi, ntabwo bazongera kuboneka. Bayi turacunguwe. Nzavuga ni karibu Yesu, ngwino mwami, kamba ryiza ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Ni karibu Yesu, ngwino mwami, kamba ryiza ntabwo rihwanye n'iryo watwambikiwe. Reka duce bugufi dusenga Imana. Uwera, Imana ikiranuka, izina mu ijuru iyo rivuzwe Imana, abamarayika batacumuye bikubita hasi bakaramya, bakavuga inshuro 3 bahamya ko wera. Natwe nk'ikimenyetso cyo kuyoboka ubuyoboke bwawe, dupfukamye ahantu duhamya ko wera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twinjiye mu mwanya wo gusoza isabato, ariko kandi ntabwo dukeneye kuba baruhuka isabato, ahubwo dukeneye yuko amategeko yawe 10 yose atwaranira mu mibereho yacu. Turagusabye rero kugira ngo imitima yacu irarikire kuba imbere yawe muri aka kanya, kugira ngo imigisha ikomoka mu baruhuka isabato kandi bagakomeza amategeko yawe yose uko ari 10, natwe tugereho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka ko rero tubumbura Bibiliya zacu tukajya mu Byahishuwe igice cya 14 mbere yuko tujya dusoza iki cyigisho cyacu, kugira ngo mwumve Ibyahishuwe igice cya 14, igice cya 14 ku murongo wa 9, duhereye ku murongo duhere ku wa 6. Duhere ku wa 6 haranditse ngo mu wa 6 ubutumwa bw'abamarayika bangahe? 3. Namwe biranditse hatangira havuga ngo kireba, hatangira havuga ngo
mbona undi mumarayika aguruka ava hehe niba muri kuhareba? Aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwirize abari mu isi, yemwe bo mu mahanga yose, bo mu moko yose n'indimi zose, ndetse na hehe n'imiryango yose. Umurongo wa 7 arangije avuga mu ijwi rirenga aragira ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nuko arangije arekeraho. Nibyo? Umurongo wa 8 marayika wundi wa 2 akurikiraho aravuga ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Umurongo wa 9 rero twashakaga aravuga ngo marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga aravuga ati, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Muri kubibona neza ra? Agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ndagira ngo rero tube dufungiye aha, kuko ibizaba kuri uyu muntu uzakora iki cyaha umuntu uzagikora tubwirwa yuko umurongo wa 10 nta mubwiriza wamubwiriza ngo bizemere kubera gukora iki cyaha, nta munyamasengesho wamusengera ngo bizemere kubera gukora iki cyaha, kandi nta materaniro namwe yakitabira ngo bizemere. Iki cyaha ni ikihe rero? N'ubundi iki cyaha kizingiye mu kuba ari aya magambo turi kwiga muri iki gitabo gitwifuze byose. Turi ku gice cya 29 kivuga ngo isabato. Nuvuga ngo iki cyaha impamvu kitumenyesha marayika wa 3 atumenyesha gushimutwa n'ubundi kw'ibyo twariho mu gitondo. Nimba isanduku y'Imana izanyagwa, kandi bikaba bigereranwa gushimutwa k'ubutware bw'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, waremye ijuru n'ibirimo n'inyanja n'isoko, yewe n'isi n'ibirimo byose, yarangiza agashyiraho amategeko agenga ibyo bintu. Ni amategeko 10 y'Imana. Ariko iyo ngoma Satani ntabwo yayishimiye. Imyaka 6,000 yahawe ngo azakoresha imyaka 6,000 mu gushimuta iyi ngoma y'Imana. Namara kuyishimuta yigejeje mu biganza bye, ikizagaragaza yuko amaze kuyishyikira neza nuko azahita yishyiramo amategeko ye. Nibyo? Ariko uyu munsi isi yose irimo amategeko ya Satani, ariko hari itegeko rimwe isi itarakuraho. Nibyo? Iryo tegeko nta rindi ni iry'isabato. Niyo mpamvu iki cyaha nigikorwa, wenda abantu bashobora kuzaba basanzwe biba, basambana, bifuza, bararikira, basenga ibishushanyo, bavugira izina ry'Uwiteka ubusaba tubaha ababyeyi babo. Ariko noneho ikizaza gufundikira iyo mico yabo nuko Satani nashyiraho ubutware bwe kubera basanzwe bamuyobotse, n'ibyo nabyo bazabiyoboka. Nibyo? Abayobotse Imana rero nabo icyo gihe bazagira amahirwe yuko ibi bintu bisanzwe bitwaranira mu mibereho yabo, nabo bahite bagira umugisha wo guhita bayoboka, basangwa ko iyi mico yabo ihuje n'amategeko y'Imana. Nibyo? Noneho hari ikindi kintu tubona rero gikunze kubera abantu umutego mu busobanuro bw'iyi sabato turimo twiga. Uturutse mu 104, ubwo ndavuga muri 321 mu gihe cya Constantine, nta sabato yariho. Abantu bose byitwa ikinyejana cy'umwijima, ni dark ages, ni ibinyejana by'umwijima. Ni ibinyejana uve mu kinyejana cya 4 uzamuka ugere mu kinyejana cya 19, nta sabato yabagamo. Sibwo muri kumva ibinyejana birimo aho ngaho? Ibinyejana 15, imyaka 1500 yose nta sabato yari ihari. Niyo mpamvu aba bantu bitwa ba Martin Luther ni abaprotestani twemera tunagenderaho, ni nawe n'amadini yacu ashingiyeho, ariko tubwirwa yuko nta sabato yaruhutse. Nibyo? Bahuse ba Yoramu, ba Tindare, ba Zwingli na ba Wycliffe n'abandi bari babayeho mu gihe cy'umwijima, nta sabato baruhutse. Ariko tubwirwa ko abantu bazacirwa urubanza hakurikije umucyo muke bari bafite bagendeyemo. Nabo kandi abatararuhutse niyo sabato ariko nibagendere ku mucyo wari uriho icyo gihe, aba nabo bazacirwaho iteka bakurikije umucyo wari uriho icyo gihe. Se turi kumwe? None si sabato yongeye kugaruka gute? Nimba kuva mu kinyejana cya 4 nta sabato yarimo, kugeza mu kinyejana cya 19 akaba ari isabato yaje mu gute? Tubwirwa yuko uwitwa William Miller ari we wabwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere tumaze gusoma, n'ubwa marayika wa 2, ariko ubwa marayika wa 3 bwaje bwitwa urusaku rwa mu gicuku. Ntabwo Miller azi. Miller ntabwo yigeze yemera urusaku rwa ntabwo yigeze aruvugaho.
kubera yuko urusaku rwa mu gicuku tubwirwa muri Matayo igice cya 25 rwaje ari ukwiyongera k'umucyo. Bari bafite ubutumwa bwa marayika babiri, bafite itariki yo kugaruka kwa Yesu, ariko Imana ishima gukinga ikiganza ku ikosa ryariho kugira ngo ibongere umucyo baburaga, kuko ntibari kujya mu ijuru badakurikiza amategeko 10 y'Imana. Sibyo? Haburaga mu isabato no mu mategeko bari bafite. Hakaburamo amategeko yo kwirinda, banywaga amatabi, abantu banywaga n'imogi, bakoreshaga amakayi na bisi, bagakoresha bino byatsi ubona bikatarizeri ku mubiri. Imana rishima ko haboneka amategeko yo kwirinda, yo kurinda ubuzima, hakaboneka amategeko 10, haburagamo n'iry'isabato cyane cyane ryari ryaravuye muri ibyo binyejana byose, bongera kugaragarizwa ko n'intumwa ubwazo. Yesu Kristo yaruhutse isabato, agasiga itorero rya mbere rya Efeso arishinze ku mategeko 10 y'Imana, yuko isabato yazimiriye muri 321. Uwiteka yongera guhishura iyo sabato, abasigaye nibo bageranwa n'urusaku rwa mu gicuku. None se tuzabwirwa n'iki ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu burangiye? Buzarangira icyatumaga bwitwa ubutumwa bwa marayika wa gatatu kivuyeho. Sibyo ra? Ni ukuvuga ngo nimba isabato ariyo yatumye kwiyongera k'umucyo kuza ari urusaku rwa mu gicuku, n'ubundi hagomba kuzabaho ikintu cyitwa gusubira mu gicuku, aricyo kizatuma ya sabato ikurwaho. Tuzaba dusubiye mu gihe cyo kwa Constantine, dusubiye mu binyejana by'umwijima. Ariko si icyo gihe Imana izemera ko habaho umwijima? Icyo gihe bizaba byitwa urusaku rwa mu gicuku, kandi ni nabwo guhembwa kw'abakozi tubwirwa Yesu yavuze bo mu cyakarekare kugeza ku bakozi ba 11. Tubwirwa yuko isi izaba igeze mu gihe cy'ijoro, kandi icyo gihe ntawe uzakora nijoro. Yesu yaravuze ngo mwiriye gukora umurimo w'abantu hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha kugira gute gukora. Ibyo bintu gukuraho isabato bizajyanirana no kurangira k'umurimo, kuko hazajyamo abakozi bavuga ijwi rirenga, mu gahe gatoya umurimo uzaba urangiye kandi uzarangira mu buryo butangaje. Iyo Imana yari duhaye umugisha tukazaboneka muri abo bakozi barangiza uyu murimo, twazaba tugize umugisha uteye ubwoba. Kuko icyambere, abantu bazaboneka muri abo bakozi bazarangiza umurimo mu ijwi rirenga, bazaba bafite ya sanduku mu mibereho yabo. Ariko abantu benshi uyu munsi sanduku yamaze kunyagwa, ndetse abantu benshi ntibazi naho yanarengeye, ntibanayiheruka, ariko ngo bari kwitegura kujya mu rugamba rwayo. Twabonye abagiye mu rugamba rwayo badaheruka hiherereye, twabonye amarengero yabo, twabonye ko ku rugamba uko bari 4,000 bose barabishe, yemwe n'abayiraraga iruhande Ofuni na Feniyasi bose barishwe, na Saha byumviye akubijosi n'umukazana wahabyumviye nawe abyara umwana udashyirega. Abantu benshi babyaye abantu. Izi ngorane mubona muri uru rugendo dufite nuko abantu benshi babyaye badashyitse. Ari umubwiriza umukanza amaso ngo urajya hariya mu cyumba, nugira icyo utwereka nibwo uraza mu materaniro, yajyayo yakumva amaso amaze gutukura, tumva mbonye Yesu rwose anyihishurira. Kubera iki? Abyaye adashyitse, kubera ko ari umubwiriza wa mukanza amaso. Aka kaga kose turimo n'abantu bavutse badashyitse. Ntabwo rero mu marengero y'isanduku ntabwo turamenya amarengero yabo. Niyo mpamvu Yesu yishe muri Matayo igice cya 7 akavuga ngo inzu ebyiri, inzu itarigeze yubakwa ku rutare, ntabwo tuzamenya ahantu irengeye. Kadusome rero kugira ngo tubyumve neza. Aho twari tugereje ku munsi w'isabato, turi mu bifuzwe byose page 188, ni icyiciro cya 29 cyitwa isabato. Ku munsi w'isabato Umukiza n'abigishwa be bavuye gusenga banyuze mu mirima irimo amahundo ahishije. Yesu yari yakomeje gukora umurimo we aratinda, maze banyuze muri iyo mirima abigishwa batangira gusoroma imitwe y'amahundo no kurya impeke nyuma yo kuzisya bakoresheje ibiganza byabo. Ni kwa kundi twayahunguraga nuko. Iyo ibyo biba byarabaye ku wundi munsi, nta magambo biba byarateye, kuko umuntu unyuze mu murima w'impeke nta murima w'imbuto cyangwa mu ruzabibu yabaga afite umudendezo wo gusoroma ibyo yifuzaga kurya. Nyamara gukora mwene ibyo ku munsi w'isabato byafatwaga nk'igikorwa cyo kuzirura. Ntabwo guca amahundo byari ugusarura gusa, ahubwo no kuyasya mu biganza byari nko kuyahurira ku mbuga. Bityo rero mu myumvire y'abigisha amategeko, icyo gikorwa cyari gikubiyemo ibyaha bibiri, ari byo bikurikira. Abatasi babo bahise bitotombera Yesu bavuga bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Cya kabiri, igihe Yesu bamushinjaga kuzirura isabato, i Betsaida yireguye abahamiriza, abishimangira ko ari umwana w'Imana, kandi ababwira yuko ibyo yakoraga bihuje n'ibyo se yakoraga. Ubwo noneho
bibasiraga abigishwa be, yabwiye ababaregaga ingero ziboneka mu isezerano rya kera z'ibikorwa byakozwe ku isabato n'abantu bari bari mu murimo w'Imana. Ariko rero aba bantu nabo wenda nuko turi gusoma ariko nabo tubavugeho. Muri uyu muntu wishingikiriza ku isabato akazashaka kujya mu rugamba, warusha aba bantu gukurikiza isabato? None se twebwe ubu ngubu nubwo dukurikiza isabato ntabwo turageza aho abafarisayo. Umuntu wari wahageza agatanga icya 10 cy'isogi na nyirasogereza akagenda ku mboga zeze hariya mu gikari akavuga ati umva ndazisoromye izi ngizi ni icya 10 cy'Imana. Uzamugaragaze kugeza ubwo no kugira ngo amahundo kuriya none ntiturya ikigori, ubwo rega ni nko kurya ikigori ngo kukirya buri wanje guhungura wabaga wakoze ku isabato. Wahuye guhura bakabigeranya nko guhuya kuriya kuntu unyura ku masaka ugahuya cyangwa kurya inomfu ukavuga bati uyu muntu yakoze ku isabato. Ubusaha twari twahagera. None se kwitabakirije muri 70 ko Titus yaje ibi bintu babifite akabarimbura, haburagamo Yesu Kristo. Amategeko muri iriya ndirimbo abantu abadive tujya turirimba ivuga ngo nkunda guterana ku isabato, niho namenyeye iby'ubugingo ngo ni ihuriro rishimwa. Hari abantu benshi koko bamaze kugera mu ihuriro rishimwa. Utamubaza ngo yahuriye he na Yesu, akakubwira ngo dukoze gatandatu ubwirizwa n'Imana. Ubwira ati kuwa mbere yakubwirije ngo iki, kuwa kabiri kubwiriza ngo iki, kuwa gatatu kubwiriza ngo iki. Yarangiza akubwira ati rero nkunda guterana kuwa kangahe? Ku isabato. Imibyizisi Imana rero umuntu wese ukunda guterana ku isabato kuwa gatandatu ntaboneke, kuwa kane ntaboneke, kuwa kabiri Imana ikamushaka nimubone, uwo ngo azatsindwa rugikubita. Kandi abambere mwarababonye abanyesabato benshi ukuntu bibagendekeye. Uyu munsi dore niwo baheze muri uyu mwijima turimo. Uretse wumve uburyo umwijima ugiye kujyana aba bantu bavuga yuko umuntu wahugize n'amasaka yagize. Abigisha b'Abayahudi birataga ko bazi ibyanditswe byera, ariko mu gisubizo umukiza yabahaye yarimo kubacyaha kubera ubujiji bwabo bw'inyandiko zera. Yarababwiye ati mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga we n'abari kumwe nawe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akenda imitsima yo kumurikwa akayirya, amategeko atemeye ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine? Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Buriya hari abantu bajya bavuga ngo abantu bose ngo bazajya mu ijuru bazabanza baba abadive. Uzace n'ahandi bazabanza baba abadive se kwande? Ubisomye mu yihe Bibiliya? Abantu bose bazajya mu ijuru bazabanza banyure muri Kristo Yesu. Iki kintu cyumvikana. Yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'iki. Iyo ikibazo kiba ari isabato aba yaravuze ati inzira nta yindi ni munyure mu isabato. Ariko nimba inzira ari Kristo, niwe mwami w'isabato, abantu bagomba kumwakira nka shefu w'isabato. Noneho bakaba bafite icyizere yuko bari kuruka isabato ariko nyiri isabato baziranye. Nuko twiyegerera imbere. Niba Dawidi yaremerewe kumara inzara ye arya ku mitsima yari yararobanuwe mu yindi ishyirirwa ku ruhande gukoreshwa umurimo wera, ni ukuvuga ko byari binemewe ko abigishwa bakemura ikibazo cyabo baca impeke mu masaha yera y'umunsi w'isabato. Nanone kandi ku munsi w'isabato nibwo abatambyi bakoraga umurimo ukomeye kurenza indi minsi. Umurimo bari gukora kuri uwo munsi ujyanye n'inyungu zabo z'isi wari kuba ari icyaha. Nyamara umurimo abatambyi bari barimo ni umurimo w'Imana. Bari barimo gukora imihango yerekanaga ububasha bwa Kristo bwo gucungura umuntu, bityo umurimo wabo wari uhuje n'umugambi w'isabato. Nyamara ubu bwo Kristo yari yaramaze kuza. Mu gukora umurimo wa Kristo abigishwa bari mu murimo w'Imana, kandi ikintu cyose byari ngombwa ko gikorwa kugira ngo uwo murimo ukorwe byari byemewe kugikora ku isabato. Ariko buriya nubwo tujya tuna abapasitoro nabo bakora ku isabato. Kariya kazi si akazi nk'akandi ko gushakisha. Niko akazi kabo ahubwo ko gushakisha. Iyo agiye kugenda adafite transport aratega, ufite transport ajya gushyiramo essence, ugira barakora ku isabato. None se cyo kibatunze? Ahubwo ni wabonye muri covid ku isabato bashobora kujya ku nsengero nk'enye cyangwa 5,
ava kuri umwe ajya ku rundi, ava kuri umwe ajya ku rundi, ava kuri umwe ajya ku rundi, atanga mesaje z'ikintu kigezweho, niba ari ibirundo, niba icyo bashebuja bamutumye, ubundi akazi ke kakorwa ku isabato. kandi bagiye no kuzaturika imitsi y'ubwonko, nabo babatuma ibintu bikomeye. Iyo utanze, wabonaga iwaryo iwacu kuno, iyo mu birundo twageraga ngo bakadutuma 8,000,000, akagenda akajya yirirwa azenguruka, abahaye ishimwe, abakoze mu ntoki, ababeshya kugira bamuhe amafaranga, yajya kubona akabona 1,000,000 dutanze 8,500. Abo yemera, uzi ko wacu yakundaga amandazi rero, ati nzaguha indazi. Noneho iyo yabona batanze 1,850,000, agahita nabo bakamucunga, bakavuga ati uyu muntu yabigezeho, nimuhite mumushyira ku 10. Ifaranga wazitanga agahita bagushyira kuri 15. Ariko naje kuvumburaho ko nabo banyura ku ruhande bakabaho kuri ya mafaranga, banyuraho bakabahamo. Kariya ni akazi, ni imibereho yo gushakisha. N'abantu bategereje kuzumva ngo ukuri kuvuye muri bariya bantu ntabwo bazabona. Avuga ukuri bamukata umushahara, avuga ukuri bamufungire, avuga ukuri bamwirukane mu ntara, avuga ukuri bamujyane mu mucokomero. Namenye ko umupasitori uvuze ukuri cyangwa se bamujyana mu ntara yo hasi, ahantu hatabana rezo. Niyo mibereho y'abariya bantu rero. N'abafarisayo nibwo buryo bari babayeho, nibwo barya bari bibereyeho. Ariko uyu munsi twebwe abacu bamaze kugabanya amagambo, kandi reka bayagabanye, hari impamvu. None se ubu ngubu iyi ntara turimo hose ntihafunze? Ubu wajya kwirirwa wiruka kumwizera ngo naguha amafaranga? Ubu unyuze kumwizera ari kwinywera agacupa, wamaza ngo uri kugira ute? Intara yose ifunze, pasitori ari mu nzu, intara yose irafunze, wamubwira ko amafaranga uri kumwaka ugiye kuyakoza iki? Amasomo bajyaga badusomera rero ngo uyu munsi mwese muravumwa wa muvumo, ko muri cya 10 n'amaturo ngo mwarangiza. Uriya muvumo, ariko umuntu wakiriye Yesu ubundi avumwa n'umupasitori gute? Umuntu wakiriye Yesu ni gute pastor aza akagutera ubwoba ngo nutama amafaranga ngo uravumwa wa muvumo, ngo nukoreye ibihembo ngo abibika mu mufuko ucitse? Imana ibi bireba, niyo mpamvu nibi bintu igeza ikabishyiraho iherezo. Tubonereho tunashima Imana. Kristo yashakaga kwigisha abigishwa be n'abanzi be ko umurimo w'Imana ari nyambere. Icyo umurimo w'Imana ugendereye muri iyi si ni ugucungurwa k'umuntu. Bityo rero ikintu cyose cyangombwa kandi gikenewe gukorwa ku munsi w'isabato kugira ngo uwo murimo usohozwe kiba gihuje n'itegeko ry'isabato. Kubw'ibyo rero Yesu yubahishije umurimo we kwiyita umwami w'isabato. Bishatse kuvuga usumba impaka zose, nibyo, usumba impaka zose ndetse n'amategeko yose. Uwo mucamanza uzira iherezo yahanaguye icyaha ku bigishwa yifashishije ya mategeko bashinjwaga ko bishe. Ntabwo Yesu yemeye ko icyo kibazo kirangirira mu gucyaha abanzi be. Yababwiye ko mu buhumyi bwabo bibeshye intego y'umugambi w'isabato. Yaravuze ati, iyaba mwari muzi ukuri ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntabwo mwagaya abatariho urubanza, nk'uko biboneka muri Matayo igice cya 12:7. Ntabwo imihango yabo myinshi yakorwaga bidaturutse ku mutima yari gushobora kubaha ubunyangamugayo nyakuri n'urukundo rurimo ineza bari barabuze, ari byo bizahora biranga umuntu usenga Imana by'ukuri. Ariko ibi bintu biraturanga natwe rero no kujya tunireba. Ibi bintu bizagonga abantu benshi. Ubunyangamugayo, ibintu nabyumvise, ubunyangamugayo, urukundo rurimo ineza, nibyo bizahora biranga umuntu usenga Imana by'ukuri. Ubunyangamugayo by'abantu benshi bamaze kubitera umugongo. Unabivuze ukabivugira abenshi bagutera amabuye kubera ko basanga ibi bintu biri kubagonga bahita babihunga. Bati hari ukuntu Imana izabitwikiriza gukiranuka kwa Kristo, nuko bahita bavuga. Kristo yongeye kubasubiriramo ukuri kuko ibitambo ubwabyo nta gaciro byari bifite, byari uburyo ariko sibyo byari iherezo ryari rigenderewe. Umugambi wabyo wari uwo kuyobora abantu ku Mukiza, bityo bukabuzuza n'Imana bagahuza. Umurimo Imana yitaho ni ukoranwa urukundo. Iyo rubuze gupfa gutondekanya imihango biyihindukira igitutsi. Uko niko biri no ku isabato.
yagenewe gutuma umuntu ashyikirana n'Imana, nyamara igihe ibitekerezo bye byatwarwaga n'imihango ivunanye byagwabije umugambi w'isabato, gupfa kuyiziririza by'umuhango ugaragarira amaso gusa byari ukuyisebya. Ariko aha twashima Imana. Buriya Imana imaze kuturuhura ibintu byinshi. Hari ubwo twataga amaso yatukuye, harenze aya, habuze aya, hari uwatuye ntagaruze, hari uwagaruje agaruza menshi, ugasanga turi muri ibyo ku isabato imwe isabato yindi. Hari ubwo bigeze badukingirana saa 6 ziragera, saa 7 ziragera, saa 8 numva bari kuvuga ngo murava hano ari uko mutanze aya mafaranga. Twese badukingiranye ariko numva ninge bagezeho barahamagara ati Imana ikeneye abagabo beza. Uzi ko nagiraga iyo ndirimbo, bati iyo ndirimbo Imana ikeneye abagabo beza kugira ngo amafaranga iyo nayishyiraga iyo ndirimbo amafaranga yarabonekaga. Ariko nari nababaye cyane, ngeze imbere ndavuga ati wapi ntabwo ndaririmba. Ibintu biri kubera hasi nejejwe nabyo. Umugabo umwe bari babiri basansibiriza abona narakaye cyane. Pasitori ati mureka agende, undi ati hoya naririmbe, Imana se umuntu idakeneye abagabo beza, ati mureka agende ariko ajye kwicara. Ndavuga ati njyewe nta kintu niteguye kuvugira imbere y'aba bantu. Babona narakaye cyane barandekanye. Biriya bintu ngiye byagiye kuza n'ubundi ni nka Yesu wantabaye. Ugasanga umuntu ari kubwiriza amafaranga agakiza k'abantu bari dore niho hantu rega tuguye ubu ngubu. Niho hantu tuguye ubu ngubu kugira ngo uzavugire iby'agakiza bihwanye n'ubugingo bw'abantu. Ni ingume. Ni ingume none si ijoro rivuye he? Ntabwo Yesu tugeze kuri uyu murongo uvuga ngo Kristo tugeze aha ngaha ku yindi sabato rero. Ubwo Yesu yinjiraga mu rusengero yabonyemo umuntu unyunyutse ukuboko. Abafarisayo bamwitegereje bashishikajwe no kureba icyo ari bukore. Umukiza yari azi neza ko gukiza umurwayi ku isabato biri butuma abantu bamufata nk'uwishe amategeko. Nyamara ntiyigeze ajijinganya gusenya urukuta rw'imihango y'abakurambere yari yaragose isabato. Yesu yategetse iyo mbabare guhaguruka maze arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Mu Bayuda hari ihame rivuga ko kunanirwa gukora ibyiza kandi wari ubifitiye uburyo bihwanye no gukora ibibi, kandi ko kwirengagiza gukiza byari ukwica. Bityo rero Yesu yasakiranye n'abigisha amategeko mu kibuga cyabo bwite. Baramwihorera, abararanganya mw'amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe, arakurambura kurakira. Igihe babazaga Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato, yarabasubije ati ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Ntabwo abo batasi turakajyana vuba vuba. Ntabwo abo batasi bahanganye gusubiriza Yesu mu maso y'imbaga y'abantu kubera gutinya kwishyira mu ngorane. Siko benshi babikora. Iyo abantu bamaze kubona ukuri kugiye gutsinda imbere y'abantu bahita bavuga ati nitwisobanurira imbere y'abantu, benshi bahita bumva aho kuri kurengeye. None nimureke tujye tubijyane mu nama tuzamutumeho. Sibyo? Nuko rero bari bazi ko ibyo yababwiye ari ukuri. Mu cyimbo cyo kurenga ku migenzo yabo bashoboraga kureka umuntu akababara, mu gihe inyamaswa yo bayikizaga, kubera ko kuyirengagiza byari kubera nyirayo igihombo. Bityo rero bitaga cyane ku nyamaswa itavuga kurenza uko bitaga umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ibi nibyo bigaragaza imikorere y'amadini y'ibinyoma yose. Ngo niho bigaragaza imikorere y'amadini y'iki? So umuntu wese ufite isengera mu idini rimwe ibi bimenyetso amenye ngo iryo dini ni iry'iki? Ni iry'ibinyoma. Nibyo? Nuko atangirira mu byifuzo by'umuntu byo kwishyira hejuru y'Imana, nyamara iherezo ryayo ni uguhenebera k'umuntu agasigara ari munsi y'inyamaswa. Buri dini yose irwanya ubutware bw'Imana yambura umuntu icyubahiro yahawe mu irema, kandi akaba agomba kukigarurirwa binyuze muri Kristo. Buri dini ry'ibinyoma ryigisha abayoboke baryo kutita ku byo abantu bakeneye, ku mibabaro yabo no ku burenganzira bwabo. Hari uburenganzira bwacu muri Covid. Reka turebera munuze idini ry'ibinyoma muri Covid, aho abantu twari dukeneye uburenganzira bwacu.
idini ryasigaye ritari ry'ibinyoma ni irihe? Mbese nimumbwire nyine, hari idini rihagarya iryo navuga ryasigaye ari iry'ukuri, ni iriya ryari rihagarariwe n'umuriro wa Pantekote. Si ryo ryasigaye, si ryo ryavuze ati njyewe abizera banjye nibyo mbabwira rwose, ndengera ubunuze abizera, none ibyo mbabwira ngenda nzabanza nitonze ndebe neza. Ninde mudivaniste wahagaze agahagarara na kino gitabo wifuzwe byose akagaragaza ati twebwe tubihagazemo neza ahangaha? Nibyo imikorere y'amadini y'ibinyoma yose nuko byaje. Ubutumwa bwiza buha umuntu agaciro kanini nk'uwaguzwe amaraso ya Kristo, kandi bwigisha kwita ku byo umuntu akeneye n'ibimubabaza. Uwiteka aravuga ati nzatubya abantu b'abingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza ya Ofiri. Bari babingume se? Ntabwo bari babingume. Ariko igihe Yesu yahindukiriraga abafarisayo akababaza niba amategeko yemera gukora icyiza cyangwa ikibi, gukiza cyangwa kwica ku munsi w'isabato, yahanganye nabo yifashishije imigambi bo ubwabo bari bafite. Barimo bahingisha ubugingo bwe urwango rukaze, mu gihe we yarimo arokora ubugingo bw'abantu kandi akazanira abantu benshi umunezero. Mbese guhotora umuntu ku isabato nk'uko bari babigambiriye nibyo byari byiza kurusha gukiza imbabare uburwayi nk'uko yari yamaze kubigenza? Mbese gukorera ubwicanyi mu mutima ku munsi w'isabato nibyo byari bitunganye kurusha gukunda abantu bose bigaragarira mu bikorwa by'impuhwe? Mu gukiza ukuboko kwari kunyunyutse, Yesu yaciriyeho iteka imigenzo y'Abayahudi, maze asiga itegeko rya 4 rimeze nk'uko Imana yaritanze rimeze. Yaravuze ati amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Mu gukuraho imiziririzo itagize ikivuze y'Abayahudi, Kristo yubashye isabato mu gihe abamwijujutiraga barimo basuzuguza umunsi muziranenge w'Imana. Subu reka twumvikane no kuri gihe tugiye kujyamo cy'isabato, abantu bafite isabato nk'Abayahudi bose bazajya hagaragara. Umuntu ufite isabato y'umunsi akaba adafite umwami w'isabato, uyu muntu sinzi ikibazo afite. Kandi aba bantu nibo bariganije n'uburyarya bw'aba banyamasabato, kugeza ubwo aba bantu bakomeza kubabwira ngo mu isabato ngo niho tuzagira gute, nibwo tuzarengera isanduku y'Imana. Ntabwo isanduku yabaga mu isabato gusa, yabagamo n'andi mategeko 9 asanga isabato ya 10. Yabagamo n'imitsima. Ariko biragera ku gusambana nice, biragera ku butinganyi nice, biragenda bikaminukira bikagera kuri Daniel washyizwemo ngo chipu ngo nice. Ibyo bintu byose ngo ariko ngo nitugera ku isabato ngo bizagenda gute, ngo tuzakora akantu. Icyakora nayiraje ako kantu bakomeza. Reka twibwirira abantu wenda baba batwumva badukurikiye, mubona abadivaniste hari akantu bazakora baduteganyiriza kuzakora, tuzababona. Abantu tutari kubona mu mubare w'inyamaswa, abantu tutabonye muri covid mu bwicanyi, abantu tutigeze tubona muri 94, abantu tubategereze muri dimanche kuko bazagakora. Bazakora akantu kuko bazigaragaza uko abandi batari babiteze. Reka rero tubwira abantu, icyo twabwira abantu ni iki rero, nuko umuntu wese yakishakira Imana ku giti cye. Iyo tuvuga gutya ntabwo tuba dusebya amadini. Amadini afite uwayashinze ntabwo ari Yesu, ni Satani wayashinze, niwe wayashyizeho. Afite umugambi wayo ari gupanga wo gukuraho isabato. Kandi ibi bintu abantu bavuga ngo bamwe turi abadive, abandi bari abapena, abandi ni abasilamu, abandi ni abagatulika. Aya madini yose, abadive banyura ku isabato, abagatulika bakanyura ku cyumweru, ariko bose bacyura hamwe, bacyura kwa shebuja Roma. Nibyo? Ndetse n'ikimenyimenyi kizabiranga nuko bose dimanche niza bose bazayiruhuka, abaroma n'abadive bose bazayiruhuka. Mwebwe muzakomeza mugenda biguru ntege museta ibirenge, ariko kizabagaragariza ko amadini uwayateguye ari Satani. Bose nibigeza ku iryanyuma na nyuma tubona rifite igogo nivugonyo ryinshi ni abadivaniste, kandi iyi dimanche bazayiruhuka nkaho batigeze banayimenya. Niyo tuvuga ibi ngibi ntabwo bari ugusebya abantu, ahubwo ubutumwa bwa marayika wa 2 twasomye bushinzwe kugaragaza ibinyoma byinjiye mu madini. Nkuko Yesu, nimba koko dufite imico ya Kristo, Yesu ntabwo yari afite urwango rwo kugaragaza Abayahudi ngo abandarike, ahubwo yari afite urukundo rwo kugaragaza umucyo w'ukuri nuko isabato y'Imana ikwiriye kuziririzwa. Icyubahiro rero abantu bambuye Kristo bakakijyanira, tuba dushaka ko icyubahiro bagitakariza amadini yabo kigasubizwa Kristo ugikwiriye mu izina rya Yesu. Twari tugeze kuri uyu murongo wa kangahe? Subwo Sahara ahangaha
abatsimbarara ku kuvuga yuko Kristo yakuyeho amategeko bigisha ko yishe isabato kandi akanayishyigikira abigishwa be kubigenza batyo. Bityo rero agashyigikira abigishwa be kubigenza batyo. Bityo rero bishingikiriza ku mpamvu zimwe z'abayahudi b'abanyarusaku. Iyo bagenje batyo baba bavuguruje ubuhamya bwa Yesu wivugiye ubwo ati, nanjye nitondera amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Yaba umukiza cyangwa abayoboke be nta wigize yica itegeko ry'isabato. Kristo niwe cyitegererezo kizima amategeko yagaragariragamo. Nta kurenga ku mahame yayo yera kwigeze kuboneka mu mibereho ye. Mu gihe yitegerezaga ishyanga ry'abahamya bashakaga urwaho rwo kumucira urubanza, yashoboraga kuba yavuga ntihagire umuvuguruza ati, ninde muri mwe unshinja icyaha? Ntabwo umukiza yari yarazanwe no kwigizayo ibyari byaravuzwe n'abakurambere n'abahanuzi, kuko we ubwe ari we wari waravugiye muri abo bantu bari bamuhagarariye. Ukuri kose ko mu ijambo ry'Imana niwe kwakomotseho. Nyamara ubwo butunzi bw'igiciro kitarondoreka bwari bwarafashwe nabi. Umucyo wabwo w'igiciro gihebuje wari warakoreshejwe mu kwigisha ikinyoma. Imana yifuzaga ko bava mu nzira z'ibinyoma bagasubira mu murongo w'ukuri. Ukuboko k'Imana niko konyine kwari gushobora gukora uwo murimo. Ukuri kumaze guhuzwa n'ikinyoma kwakoreshejwe mu gushyigikira umurimo w'umwanzi w'Imana n'abantu. Kristo rero yari yarazanwe no kugushyira aho kwagombaga guhesha Imana ikuzo kandi kugakiza inyokomuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo abantu benshi bakwanze uku kuri, ariko kwari gufite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kudukiza rwose. Yaravuze rero, ubwo Yesu yaravuze ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Ibintu byo kuziririzwa Imana yashyizeho bibereho kugirira inyokomuntu akamaro. Burya ibyo byose bibaho ku bwanyu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Namwe muri aba Kristo, Kristo nawe ni uwanyu. Nk'uko biboneka mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 15 n'igice cya 3 umurongo wa 2 umurongo wa 22 n'uwa 23. Amategeko abumbiye mu mategeko 10 ariyo itegeko ry'isabato ribarizwamo. Imana yayahaye abantu bayo kugira ngo ababere umugisha. Mose yaravuze ati, kandi Uwiteka adutegeka kwitondera ayo mategeko yose no kubahira Imana yacu kugira ngo tubone ibyiza iteka. Ikiza ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi. Nuko rwose reka twumve. Nanone kandi ubu butumwa bwahawe Abayisiraheli binyuze mu banyazaburi ngo, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime, musingize izina rye. Nk'uko biboneka muri Zaburi 100 umurongo wa 2 n'uwa 4. Kandi abantu bose beza isabato nibayice. Nyagasani arababwira ati, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Nk'uko biboneka muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa 6 kugeza uwa 7. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Ayo magambo yuzuyemo ibintu byubaka kandi bizana ihumure, bitewe n'uko isabato yashyiriweho umuntu. Ni umunsi wa Nyagasani. Ngo ni umunsi wande? Ni ya Kristo. Ni ukubera ko ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Nk'uko biboneka muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 3. Nk'uko yaremye ibintu byose, yaremye n'isabato. Niwe wayirobanuye mu yindi minsi kugira ngo ibe urwibutso rw'umurimo w'irema, imugaragaza nk'umuremyi ndetse n'ugira abantu abaziranenge. Yerekana ko umuremyi w'ibintu byose biri mu ijuru no mu isi, kandi akaba ari we ububumbatiye hamwe, ari umutwe w'itorero, kandi ububasha bwe akaba ari bwo butwunga n'Imana. Igihe yavugaga irengurira ku Bisirayeli yaravuze iti,
maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza, nk'uko biboneka muri Ezekiyeli igice cya 20:12. Isabato rero ni ikimenyetso cy'uko Kristo afite ubushobozi bwo kutugirira abaziranenge, n'ikimenyetso cy'ubushobozi bwe bwo kugira abantu abaziranenge. Isabato yahawe abantu bose bahinduka abagize Isirayeli y'Imana binyuze muri Kristo. Niyo mpamvu mu Byahishuwe igice cya 7 umurimo wo gushyiraho ikimenyetso, nta muntu uzashyirwaho ikimenyetso atanyuze mu miryango 12 y'abande y'Abisirayeli, kandi nta muntu n'umwe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana adakurikiza amategeko 10 y'Imana n'iry'isabato ririmo. Hari ahantu rero abantu bagera ukumva bibyaye impaka nyinshi ngo dukizwa n'ubuntu, ngo twakijijwe n'ubuntu, Yesu yakuyeho amategeko. Oya, aba babyumve. Uzinjira mu rurembo rw'ijuru ari uko nimba isabato itegeko rya 4 tubwira ngo ntukagire umurimo wari wo wose ugira gute uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umunyamahanga wawe cyangwa indogobe yawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, abo bose kuko Uwiteka Imana yawe arabimanuka. Nimba ariko Imana yavuze, reka dukomeze icyo Imana yavuze. Ibindi byazanwe n'abantu, aho kugira ngo tujye twirirwa dushwana dupfa amadini. Hari abayashwaniye uyu munsi batayarimo. Ubusa umuntu wo mu intara ifunze wamenya ari umudive, wamenya ari umuporo, wamenya ari umupeni. Himba ifunze yose ubwo ibintu yarwaniraga uri kubona bizi, ariko umuntu wimenyereje uza agakiza k'Imana ye azakomeza akore neza. Dusoza tugira dute, Nyagasani kandi aravuga ati, nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita icyubahiro ukawubaha. Nuko uzishimira Uwiteka nk'uko biboneka muri Yesaya igice cya 58 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14. Abantu bose bakira isabato nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwa Kristo bwo kurema no gucungura umuntu, ibabera umunezero. Kuyibonamo Kristo bibatera kwishimira muri we. Isabato ibereka ko ibyo yakoze mu kurema ari igihamya cy'ubushobozi bwe bukomeye bwo kubacungura. Nibyo, mu gihe yibutsa umuntu amahoro yatakaje yo muri Edeni, inamubwira amahoro yongeye gusubizwa binyuze mu gukiza. Kandi rero buri kintu cyose cyaremwe gihora gisubiramo irarika rye ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabagira gute twese ndabaruhura. None rero dusoza iki cyigisho cyacu cyari kiri mu butumwa bwa marayika batatu twarebaga, n'uburyo buri kwihutira kurangira kandi ntabwo buzigera burangira. Icyo bwashushanyaga, nimba bushushanya amategeko 10 y'Imana, kuko iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 haratubwira ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga n'ijwi rirenga, aravuga ati, umuntu naramya, ese wongeye kugarukamo umuremyi no kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwe mu gacuma k'umujinya w'Imana. Ntabwo ari ibyo gusa, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'umwana w'intama n'imbere y'abamarayika bera. Umurongo wawo wa 11 uravuga ngo, umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, nibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Rero impamvu uyu murongo wa 12 uvuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu. Hagomba kuzabonekamo ibintu bibiri muri uru rugamba ruheruka. Hagomba kuzagaragaramo kwihangana kw'abera kuri, ariko babitewe n'iki? Bazaba babitewe nuko bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwande kwa Yesu. None se kuki hagarutsemo amategeko? Kandi amategeko twayabonye ni 10 yo turayemera twese, ariko iyo bigeze ku rya 4 abantu ntabwo umenya aho barengeye. Ariko kandi rwagera ku gusambana bataho ni oke. N'ubundi usambanye hari ubwo leta yanagufata, cyangwa wasambanyirije umugore akaguca amafaranga, cyangwa bakagufunga n'imyaka ukazavayo warahumbiye. Uramutse wishe leta ikagufata, man, ugwisha umuntu, umva sinzi ikintu bagukorera. Uramutse rwose sinzi, ayo ntabwo n'ubundi hari amategeko y'Imana wakica n'ubundi leta nayo ikabiguhanira. Ariko iyo tugarutse ku mategeko Imana ubwayo, ntukavugirize ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ibi nibyo bigwiriye mu mareta, ibyo nibyo bigwiriye mu madini, kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka. Abantu bahora barahira iri zina bamaze kurica amazi. Tugaruka ku isabato rero, abantu bakavuga batahoho rero. Ahangahe ibyo nibyo abadivanisiti. Irema ntabwo Imana irema, ntabwo yigeze ivuga ngo ndemye Adamu n'umudivanisiti, ahubwo Imana yaremye Adamu imuhereza ikimenyetso cy'uko ari bimuremye, imuha iki? Isabato.
twanabonye yuko isabato yashyiriweho abatuye isi bose. Urakoze cyane. Isabato yashyiriweho abatuye isi bose, ntabwo yashyiriweho abadive. Aho rero urugamba rugiye kuza, abantu babimenye bitazabakomerera, hakagira umuntu uza kugandagurika mu bintu adashaka gukomeza amategeko 10 y'Imana. Turabwirwa ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko angahe y'Imana. Hari ikintu rero kigiye kuba cyatangiye kuza, ngira ngo tubisorezeho muri iki gitabo cy'ibyaduka. Umuntu umwe yahoze agisomamo hariya, ariko ndagira ngo mucyumve kugira ngo abantu ubwo byatangiye kugaragaza igicucu cyabyo kiri kuza, abantu bamenye yuko bizaba byaravuzwe. Ni ikigisho cya 15 kivuga ngo ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni ingingo ya 786 mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Amatsinda 2 yonyine. Ni mwumve. Hashobora kubaho amatsinda 2 gusa. Buri tsinda rifite ikimenyetso kiriranga. Cyaba ikimenyetso cy'Imana ihoraho cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Isi yose ya Gikristo izabirebwa n'intambara. Ni isi ya giki? Abakristo bariho ni benshi. Ariko noneho hazabaho intambara ituma abakristo bigabanyamo amatsinda ngahe 2 yonyine. Isi yose ya Gikristo izabirebwa n'intambara ikomeye iri hagati yo kwizera no kutizera. Bose bazagira uruhande bahereramo. Bamwe bazaba basa n'abatagira aho babogamiye muri iyo ntambara, bazasa naho badaherereye mu ruhande rw'abarwanya ukuri, ariko kandi ntibazagira ubutwari bwo kugaragaza ibya Kristo kubwo gutinya guhomba imitungo yabo cyangwa guhangana nuko babakobye. Abo bose bazashyirwa mu mubare w'abanzi ba Kristo. Aba bantu bashyizwe mu mubare w'abanzi ba Kristo kubera iki? Nimba mubyumvise. Kubwo gutinya guhomba iki? Imitungo yabo. Se byatangiye muri iki gihe cyacu. None se mu magambo twasomye kare ntabwo twabwiwe ngo mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga, ubwoko bw'Imana buzamenyeshwa igihe cyo kwikuraho iki? Imitungo yabo. Muri iki gihe rero imitungo izakurwa ku bantu mbere y'igihe cy'akaga, kandi aka kaga kazazanwa n'itangazo ry'icyumweru. None tugeze muri iki gihe Imana itangiye kumenyesha abantu igihe cyo kwikuraho ubutunzi bwabo, abandi batangiye kuburyamaho. None rero tubona yuko abandi ubwo igihe cy'akaga kizaza, abazaba barabanye n'Imana neza ikababwira igihe cyo kwikuraho ubutunzi bwabo bakazaba barabikoze, bazanyura mu irembo rifunganye nta kintu kibaziga. Abandi banambye ku mitungo yabo ngo igihe ngo aka kaga kazaza, bo ngo bizababera nk'imisozi yenda kugira gute? Yenda kubagwira. Ngaka kaga ko kudasenga rero. Iyo aba bantu baricishije bugufi bagasenga, Imana ibamenyesheje kuri muri iki gihe. Bakabaza Imana, ese ni iki gihe cyangwa hari ikindi gihe? Imana ikababwira iti, bana banjye, igihe cyo kwikuraho imitungo no kuyigabanya kirageze, bukuyeho ibi ngibi. Icyakora usigaze bino, ugume mu kazi, ugumane umushahara wawe, ariko ikureho ibi ngibi, wohereze ku murimo uyu n'uyu, ikureho n'ibi ngibi, ejo bundi bagiye kubijyana hataho nawe utazava aho ngaho uri kurira, uzurira nka buhinja, uvuga ngo ya mitungo nari nyibazaniye babwiriza, kandi umurimo wagize gute? Warangiye. Imana rero itugirire neza. Tugire neza iduhe kwakira umwami w'isabato, nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Twakongera tugasenga. Ariko ubwo ntitwaririmba indirimbo, twari gusoza isabato n'ubundi. Ijana na 18. Numva umukiza ambwira ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yandiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza abarembe, zikoroshya umutima. Yandiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Ubwo ntakiza nkora
yose yangiriye imyenda yose yambabariye ibyaha bihinduka umweru imbere y'intebe nzahagarara nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu yangiriye imyenda yose ni Yesu yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kubera ko wabanye natwe muri iyi sabato. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Mbere na mbere tugusabye imbabazi, haba mu magambo twavuze, haba mu byo twatekereje, haba mu byo twibwiye. Turakwinginze kugira ngo wongere utwejeshe amaraso ya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kugira ngo Data mwiza ubwo tugiye kwinjira mu cyumweru cy'imirimo, turagusabye kugira ngo utwambike ubwiza bwawe, kugira ngo icyaha n'abanyabyaha bazadutinye, kugira ngo icyaha kizaduhungire kure, ariko kandi utwambike ubuntu bwawe, kugira ngo ubuntu bwawe bwuzure imitima yacu igihe cyose tuzaba tubumbuye ururimi tuvuga muri iki cyumweru. Abazatwumva bose, imvugo tuzakoresha tuvuga izarehereza abantu kugusanga. Ngaho rero uzaturinde kugucumuraho muri iki cyumweru, uzabane natwe, uzaturinde kuza ku munsi wa karindwi gusa turuhuka tuza guterana ku isabato, ahubwo turagusabye kugira ngo uhereye ku munsi wa mbere w'icyumweru twinjiyemo uduhe kubana nawe. Ku wa kabiri nudushaka uzatubone, ku wa gatatu nudushaka uzatubone, iminsi 7 yose igize icyumweru nudushaka uzatubone. Ubwo tuzagaruke mu iteraniro ry'ubwoko bwawe, tuzaze dufite igitinyiro cyawe, dufite kandi mu maso harabagirana ubwiza bwawe, kandi tuzaze dushima urukundo rwawe. Ngaho ugirire neza abari hirya no hino bakwifuza, ugirire neza abarwayi bari hirya no hino bagukeneye, ugirire neza imfungwa ziri hirya no hino zikwifuza, ugirire neza abantu bashonje bagukeneye, ugirire neza abantu bari mu mibabaro no muri circumstances zitandukanye bagukeneye. Turakwinginze kugira ngo ukuboko kwawe kumanuke kubagereho nk'uko bakwifuza, nk'uko bagukennye, kugira ngo Data mwiza babone amasomo ushaka kubigishiriza mu ubwo buzima, kandi twongere gusangira ibyiringiro nabo by'uko wenda kugaruka ukarangiza imibabaro yose, tuzabane nawe mu bwami bwawe. Ngaho rero komeza kubana natwe, imigisha wageneye abaruhuka isabato uko bagendera natwe ntuze kutunyuraho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Maombi yetu utege sikio, kwa sala zetu. Asante sana, Mungu awabarikie. Asante.